radiyo umurage. radiyo umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. radiyo umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi www.umurage-wacu.com. Nshuti bakunzi ba radiyo umurage, twongeye kubasuhuza kandi tunabifuriza ikaze kuri iyi radiyo yanyu, iyi radiyo mukunda, iyi radiyo mumenyereye. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyihariye. Ni ikiganiro kijyanye n'umuco wacu, umuco wa Kinyarwanda. Twahisemo ingingo ijyanye n'ubukwe bwa Kinyarwanda. Ni ingingo ijyanye n'ubukwe bwa Kinyarwanda n'imisango ijyana nabwo. Ubukwe bwacu rero niyo misango ni bimwe mu nkingi mwikorezi by'umuco n'ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Uyu munsi badutumiye ubukwe bwa Mukamusoni, umukobwa wa Seburikoko, umuturanyi wo mu Kiyovu. Bati muzaze muri benshi, bati muzaze muri beza, kwizihiza umunsi mukuru, niwo muco wacu wa karande. Bari mwese namwe basore. Ubukwe bwa Kinyarwanda usibye no kuba gahuza miryango, ni nayo ntango y'urugo n'umuryango nyarwanda. Iyo turebye neza ariko hari byinshi bigenda bihinduka mu mihango ijyanye n'ubukwe ndetse n'imisango ikoreshwa mu bukwe. Yewe hari n'abemeza ko bimwe mu biranga iyo mihango bikwiye gucika burundu da. Aho umuntu akibaza ibyacika n'ibyagumaho. Umuntu akibaza niba hari itegeko cyangwa gahunda ifatika byashingiraho. Ubwo rero nk'uko duteruye tubivuga, uyu munsi turaganira ku bijyanye n'ubukwe bwa Kinyarwanda. Aha tukaza kwiyumvira ubukungu ndangakamere bw'umuco dusanga mu misango ikoreshwa mu bukwe. Uyu munsi rero tukaba twatumiye abantu banyuranye basanzwe ari inararibonye mu bijyanye n'umuco n'ubukwe bwa Kinyarwanda. Ndagira ngo mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina babanze babibwira. Mu kubibwira rero mureke yewe uyoboye kino kiganiro mbibutse yuko nitwa Kanyamihanda Francisco Saveri, ukunda kandi uteza imbere iyi radiyo umurage. Ngewe nitwa Damas Birekeraho. Abakunda gutega amatwi radiyo umurage mukunda kunyumva mu biganiro bireba cyane cyane insigamigani. Nitwa Noheli Twagiramungu, nkabamba mu Rwanda rwo muri Amerika. Nitwa Shirambere Anastase, nkaba ndi umwe mu bakunda umuco w'Ikinyarwanda n'ururimi nyarwanda, by'umwihariko nkaba maze igihe mfatanya na bagenzi banjye mu kunoza gahunda za radiyo umurage. Nitwa Daniel Tuyizere, nkaba nanjye ndi umwe mu bantu bakunda Ikinyarwanda n'umuco wacu, ndetse nkaba ndi mu bakunda n'iyi radiyo umurage. Nkaba nanjye nitabira ibiganiro byayo, ntuye mu Rwanda rwo mu Bubiligi. Muri kumwe kandi na Metusara Nsengiyumva, ujya rimwe na rimwe baganirira kuri radiyo umurage, radiyo yacu.
kuko umuco nyarwanda ari ikintu nanjye numva kinshishikaje nkunda cyane. Murakoze Damasi Birekeraho, Noheli Twagiramungu, Anastasi Shirambere, Daniel Tuyizere na Metusera Nsengiyumva. Murakoze muri Isanga kuri radio yacu, radio yanyu Umurage. Nshuti rero mwese muteze amatwi radio Umurage, nkuko twateruye tubibabwira, ubukwe nyarwanda rwose twabyanga twabyemera ni igicumbi cy'umuco n'ururimi bya Kinyarwanda. Ikaba ariyo mpamvu mu gutangira iki kiganiro ngira ngo nsabe Noheli Twagiramungu ari we nyine umwe mu batumirwa batuganira uyu munsi, abanze adufashe gusesengura ku buryo bugaragara, ku buryo bufatika, uruhare akamaro k'ubukwe mu muryango nyarwanda. Nyakubahwa Twagiramungu Noheli, ijambo urarisanganywe, icyo tuguhaye n'umwanya wo kurivuga. Urakoze Kanyamihanda. Mu magambo make tuzagenda tuganiraho birushijeho, twavuga ko ubukwe ari intango y'urugo rwa Kinyarwanda, ni inkingi y'umuryango nyarwanda, bukaba kandi isoko y'ubuzima mu myumvire no mu mibanire y'abanyarwanda. Ibi ndabivugira ko umuryango kimwe n'indi miryango yose, kimwe n'ibihugu bindi n'abandi bantu, ubuzima bwa Kinyarwanda nyine bushingiye mbere na mbere ku muryango. Abantu mu muryango babamo urugo rwa babiri, umugabo n'umugore n'abandi bene wabo bari kumwe, ariko tuzi ko umuryango ntiwashoboka, ntiwagirwa n'abantu bamwe gusa. Abantu uko bavukana ntabwo aribo babyarana. Kugira ngo abantu bunguke rero bagomba kwagura amaboko. Kera mu Kinyarwanda abantu bambuka umugezi bakajya gushaka nyine hakurya y'umugezi. Ibyo rero tuzagenda tuganira turebe icyo bivuga, ariko bivuga ko ukwe ni nk'iteme umuntu ashyira hagati y'imiryango ibiri. Umuryango ukajya gushaka umugeni mu wundi muryango. Ubukwe rero bwabaga ari uburyo kugira ngo iyo miryango ihure, ivuge iti twemeranye gutanga abageni, twemeranijwe guhana abageni. Niho umuntu avuga ati harani kwa data bukwe, ni ukuvuga ngo ni abandi babyeyi banjye, n'undi data, ni mabu, n'undi mama. Umukwe nawe akaba ari nk'undi musore babyaye, umugeni nawe akaba nk'undi mukobwa wabo. Aho rero nibyo bituma ubukwe twavuga ko bwabaga ari uburyo bwo ni urubuga abantu bahuriramo kugira ngo bahuze imiryango yabo ibe umwe, kugira ngo bareme undi muryango mushya, ari nawo wungukwamo abandi bana bazare mu muryango. Aha rero twavuga ko nk'uko nari mbivuze, ubukwe, iyo mihango y'ubukwe iba kugira ngo bahamye icyo kintu mu ruhame, bavuge ngo abantu bose barabibonye ko iyi miryango yacu ibaye umwe, ndetse bakanaganira ku bibazo byose byashobora kubaho kugira ngo bitazabangamira ubwo bumwe batangiye kubaka. Twavuga rero ko muri make ubukwe ari icyo kintu gikomeye, ari uwo muhango wo guhuza imiryango kugira ngo bareme umuryango mushya. Noheli Twagiramungu, turagushimiye cyane. Umaze amatsiko bamwe mu batari bamenyereye ako kamaro, mu bamwe mu batari bazi ako kamaro n'ibyiza biranga ubukwe nyarwanda. Mu gihe wari urimo gutanga ibisobanuro, amwe mu magambo ukomejeho yatumye nibuka imwe mu mvugo, amwe mu magambo akunze gukoreshwa mu bukwe. Iyo mvugo, iryo jambo ni imisango. Harerimana Seburikoko yantumye ngo umutabyi
umukobwa none nguhera mukuzaniye umwitegereze ure ko ari we kandi yize ko areze neza nuko rero Gakwaya mwese buri ko aragushimye cyane yakwatse umugeni none wamumuhaye ni mwiza cyane bamushimye. ahangaha nagira ngo nsabe umutumirwa wacu Damasi Birekeraho adusobanurire icyo iryo jambo rivuga, aboneraho natubwire uko imisango ya kinyarwanda kera yakorwaga. Damasi Birekeraho, urubuga n'urwawe. Urakoze Kanyamihanda kumpaye ijambo kugira ngo mvuge kuri iyo shoza y'imisango. Mu kinyarwanda ubundi bavuga gutonda imisango, nk'uko Noheli amaze kubivuga. Ni imiryango ibiri yabaga yahuye ikaganira mu ruhame, bakarebera hamwe niba hari ibibazo bihari n'iki byose. Gutonda imisango rero ni uko kuganira kw'abantu bahagarariye iyo miryango bombi. Muri uko kuganira bagatangana ubutumwa bw'umuryango usaba ugahabwa ubw'umuryango usabwa nawe ugatanga ubutumwa bwabo. Bamara kubyumvikanaho umugeni bakamutanga. Ariko mbere y'uko umugeni atangwa hari ibikorwa kugira ngo urugo rukomere. Nk'uko Noheli yabivuze, icyo kiraro kiri hagati y'imiryango haba hari imirimo yakozwe kugira ngo bigerweho. Niba ari umuryango utuye hakurya y'umugezi, bashaka umuntu aho ngaho wabarangira, umukobwa w'imico myiza wazaza mu muryango uyu n'uyu. Ibyo rero akaba ari umuhango wo kurambagiza, wo kurangira cyangwa kurangwa, bigakorwa n'uwo bita umuranga. Hari igihe barambagizaga rero umuhungu, umukobwa atamuzi, nabo bakagira amatsiko kugira ngo bamenye uwo muntu bamurangiye uwo ari we. Abahungu bakikorana mugenzi we bakajya kureba uwo mukobwa uwo ari we. Ibyo nibyo bita kujya kurambagiza. Iyo bamaraga kurambagiza rero ntabwo bapfaga kugira gutyo ngo kwa kana k'umugeni uyu n'uyu. Babanzaga kumuraguriza bakamenya niba uyu mugeni uyu n'uyu azabera urugo rwacu. Basanga batamwereza bakamwihorera, bamwereza bakajya kumusaba. Ubwo niho tugeze ku gice cyo kujya gusaba umugeni. Kujya gusaba umugeni, umuranga yavaga mu muryango uyu n'uyu usaba akajya mu muryango usabwa, akajya kuvuga imisango, gutonda imisango, ari uvuga ubutumwa bw'uwo muryango usaba abugeza ku muryango usabwa. Ubwo nyuma ntabwo bapfaga kugenda gutyo, bajyanaga inzoga, bagatanga inzoga zo gufata irembo. Ntabwo tujya muri byinshi uko ayo mayoga yagendaga, inzoga zo zabaga ari nyinshi bitewe n'igice cy'ubukwe aho kigeze. Ariko mbere yo kugenda ntabwo bapfaga kugenda ngo biture mu rugo, baragendaga. Habaga inzoga bita intendakirare. Ni inzoga bagendaga mbere yo kujya guteguza ko abashyitsi bazaza mu rugo uru n'uru. Ubwo barasabaga umugeni bamuhabwa, noneho hakagera igihe cyo gukwa cyangwa kujya gutanga inkwano. Nabwo hagendaga inzoga yo guteguza igihe cyangwa kubaza igihe kubabwira igihe bazaza kubakwera, bakazana inkwano. Akenshi bakisuka, hari aho bakisuka, hari aho bakinka, hari aho bakwa amafaranga. Ibyo byo gukwa n'imigenzo yabyo nabyo dushobora kuzabireba mu bindi biganiro. Iyo bamaraga gukwa rero, icyabaga gisigaye ni uko umuryango wagiye gusaba utegereza ko bazawuhekera. Ku matariki bavuganye habaga kujya kubabaza igihe bazabahekera, bakaba ibyo bita kujya gutebutsa. Ni inzoga bajyanaga bajya kubaza, ese muzaduhekera ari ryari? Bamara kumvikana igihe bazabahekera, hakaba inzoga yo bita inzoga y'ikizeneko cyangwa ya nyina w'umwana bajyanaga yo kujya guhagurutsa umugeni. Ubwo hagati aho ngaho, hagati yo guheka no gukwa, hari indi migenzo imyiteguro y'ubukwe yahabaga. Harimo kuraguriza umugeni niba hagiye kuba izagenda neza, harimo kumuhana n'ibindi. Noneho tugeze rero ku munsi wo gushyingira cyangwa guheka umugeni. Iyo nzoga y'ikizeneko yaragendaga ikagenda mu gitondo cya kare, umugeni bari mu muheke. Ubwo umugeni wasabwe watanzwe baramuhekaga, akenshi bamujyanaga nijoro bakamujyana ku muryango wamusabye. Ntabwo ahangaha turi bugiye kureba ukuntu byagendaga gute, imisango yatonderwaga gute. Uwo mugeni bamugezagayo akarongorwa. Muri icyo gihe byo kurongorwa nabo hari imigenzo yagendaga, byo bita gutera umwishywa cyangwa
gutera umwishywa cyangwa kumuvundereza amata. Hakaza noneho indi mihango ijyanye no kurongorwa, nyine umugeni yarongowe. Hakaza ibyo bita guca hagati, hakaza ibyo gukirana, ibyo kumara amavuta. Ibyo ntabwo tubijyamo, tuzabijyamo igihe kigeze, wenda tureba icyo gihe imihango ikorwa mu gihe cyo kurongora. Ndumva naba mpiniye aha ngaha, ibindi tuzaba tubivugaho. Urakoze cyane Damasi Birekeraho, udusobanuriye ibyinshi mu biranga ibice by'ubukwe. Nyamara mu gihe watangaga ibyo bisobanuro, nibutse yuko harimo bamwe mu batwumva, cyane cyane urubyiruko, batamenyereye cyangwa se batazi ibyo bice utugejejeho. Bamwe bashobora kuba ari ubwa mbere babyumvisha. Ikindi kiruhije kuri bo nuko bimwe muri ibyo bice bitagaragara mu bukwe bw'iki gihe. Ahangaha ariko nta munyenye dufite, kubera ko dufite umwe mu bantu b'inararibonye twatumiye muri iki kiganiro, ari we Anastase Shyirambere, akaba yagira icyo adusobanurira kuri iyi ngingo, kuri ibi ngibi nyine tuvuga bitakigaragara cyangwa byahindutse cyangwa bamwe batazi. Kugira ngo nshobore gusobanura mu by'ukuri bimwe mu mihango y'ubukwe bwa kera ubu ngubu itakibaho, muranyemerera usubire inyuma gatoya tubanze tunarebe impamvu imwe mu mihango igenda ihindagurika. Twavuze mu ntangiriro y'uko ubukwe ari inkingi y'umuco. Iyo tuvuze ubukwe nyarwanda ni ukuvuga ni inkingi y'umuco nyarwanda. Aha rero iyo tuvuze ko ari inkingi y'umuco nyarwanda, binavuga ko umuco nawo ubwawo twagombye kugarukaho gatoya, tukavuga tutese umuco uhinduka ryari, uhinduka gute. Reka tubanze tuwusesengure. Umuco abahanga mu ndimi bavuga yuko ngo ari uruhurirane rw'ibintu biranga umuntu. No kuvuga ari mu bitekerezo by'umuntu, imyitwarire, imyambarire ndetse n'ibikorwa bye. Banavuga ariko ko umuco nanone ugenda uhinduka bitewe n'ibihe. Umuco ndetse ngo ugahinduka bitewe n'aho utuye, aho uba, abo ubana nabo, ndetse yewe ngo umuco ukaba ushobora no guhinduka kubera yuko nyine ubwawo igihe cyo guhinduka cyawo kigeze. Aha naguha nk'urugero rwa hafi, abakurambere kera bambaraga impuzu n'inkanda. Byageze aho ngaho ariko ku mwaduko w'abazungu haza imyambaro ubu ngubu tubona. Nta muntu wigeze ashyiraho itegeko ryo kuvuga ngo abantu ntibazongere kwambara inkanda. Byarikoze. Umuco wo kwambara uba urahindutse. Tugarutse ku bukwe rero, nabwo niko byagiye bigenda. Mu bukwe nk'uko umuvandimwe Birekeraho yabivuze, hari imwe mu mihango ya kinyarwanda yagiye iba nk'aho yivanyeho. Hari n'indi yagiye igabanuka, ugasanga aho bayikoreshaga mu duce tumwe tw'igihugu cyacu, mu kandi gace batakiyikoresha. Nuko rero byagiye bigenda no ku bukwe bwa kinyarwanda, kugeza ubwo wasanze nk'imico nk'uko umuvandimwe yabivuze, ugasanga nk'umuco wo kuranga. Ubu ngubu kuranga mu by'ukuri biriho, ariko biriho ku bundi buryo. Ntabwo umukobwa uko bamuranga ubu ngubu ari kimwe n'uko bamurangaga mu kinyejana cyashize. Umuhango wo kurambagirizwa atari ukurambagiza, kuko hari ukurambagizwa no kurambagiza, hakaba ndetse no kurambagirizwa. Kurambagirizwa byo rero byabagaho kera, ni ukuvuga umusore yabaga atazi umukobwa azwi n'umuryango, noneho umuryango ukajya kurambagiriza umusore wabo, umwana wabo. Hari n'abatubwira rwose yuko kandi koko niko byagendaga, ngo umusore yamenyaga umugeni ari uko igihe cyo kumushyira mu rugo cyageze. Muri iyo mihango yagiye ihinduka, mu nyemerere tunavuge n'ibyerekeranye wenda no gutanga indongoranyo. Ibi nabyo iyo murebye neza mu makwe y'iki gihe, ndashaka kuvuga amakwe dufite ubu ngubu, ibyo kurongoranya nagira ngo nibutse abatwumva ko kurongoranya iyo
baguhaye umugeni bagutuma ko umugeni ari mutumwa nka, ni ukuvuga uba ugomba kumukwa. Ibyo nibyo bitaga kurongoranya. Muri iki gihe rero ibyo kurongoranya bisigaye bikorwa ku bundi buryo, ku buryo usanga mu by'ukuri abantu bashobora no kumvikana bakavuga bati twarabakwereye mu nkwano twabahaye inka y'isine, ariko ntabwo tuzirirwa dutegereza yuko ujya kurongoranya, ahubwo inka y'isine twabahaye kuko twayibahaye ku buryo bw'amafaranga. Aho nagira ngo mbibutse ko iki ni ikindi cyahindutse mu muco wacu. Hari abakwa inka biracyariho cyane, ariko hari n'abakwa amafaranga, atari ukugura umukobwa ahubwo ari ikimenyetso cy'uko bakoye. Icyo gihe rero barumvikana ku buryo iby'inkwano babivanamo, bagasa nk'aho bakoze ikintu cyo kuvuga ngo dore ubwumvikane dukoze mu Kinyarwanda, iyi ni inkwano, iyi ni indongoranyo. Gutyo rero navuga ko ubukwe koko bwagiye buhinduka, ntabwo ubukwe bwa kera aribwo bw'ubu ngubu, ku buryo aho tuvugira ubu ngubu dusigaranye ibyo nakita nk'ibice bitatu by'ingenzi bigize ubukwe bw'iki gihe. Ibyo bice navuga ko dusigaranye gufata irembo, ubwo ni cya gihe abakeneye umugeni bajya mu rugo basabamo umugeni, bakabanza bakamenyana n'uwo muryango. Igice cya kabiri dusigaranye ni ugusaba, bikunze kujyana no gukwa kuko nabivuze hejuru. Igice cya gatatu cy'ingenzi ni uguheka cyangwa guhekerwa. Nkaba nabwira abatwumva bumva radiyo Umurage ko ibi mu minsi iri imbere tuzabona umwanya wo kubisesengura ku buryo buhagije. Murakoze. Ni wowe ukoze cyane, ni wowe dushimiye rwose. Ibisobanuro utanze bitumyeho turushaho kumva itandukanyirizo riri hagati y'imihango ndetse n'imisango y'ubukwe bwa kera. Beyond the records. Mwana wa mama abaraho bose ubwo twarumiwe twifata ku munwa. Yaratangiye ati mbafitiye ijambo, uyu mujama yakundanye n'umubebi wanyu, aramwiyongoza injuga ziramufata, abaduteye story turagotwa muri ghetto. Hatuye umwana ndabona hiye sinamugotwa nimumfashe, turebe vie turebe na mere namwe murayoka, murabona ko turi ku myako, mumudusige nimuduteza abantu, mumudusige nimuduteza abantu. Mwana wa mama abaraho bose ubwo twarumiwe twifata ku munwa, twifata ku munwa, twifata ku munwa. Nawati bintu ni danger, mwana wa mama, bintu ni danger, mwana wa mama. Umusaza yarateruye atumva ngo usubize, sinzi niba ibyo uvuze ari Ikinyarwanda. Agahugu katagira umuco karacika, none se ko ntamenye icyo ushaka. Mu misango urumva ko kuyu muryango waguha umugeni, kuyoka ku myako ibyo ngibyo ni ibiki? Ngo abajama umubebi reka nje nashobewe, mbanoga nyiringabo rwese amihigo wamaye inka, mube musubiye iwanyu muzaze muvuga ibyo twumva. Mwana wa mama abaraho bose ngo twarumiwe twifata ku munwa, twarumiweyo twifata ku munwa, twifata ku munwa. Nawati bintu ni danger, turaburije mwana wa mama. Kugeza ubu twakomeje kuganira kuri ibyo by'ubukwe, kuri ibyo by'imisango yabwo, ariko ntabwo turafata akanya ko kuvuga ku bikoresho biranga ubukwe bwa Kinyarwanda. Yewe ndetse ahubwo tukivuga ibyo by'ibikoresho, muri iki gihe hari bamwe bemeza yuko bimwe mu biranga iyo mihango bikwiye gucika burundu bikazimira. Nyamara umuntu akibaza ati
ese ni ibihe byacika, ni ibihe byagumaho? Muri ibi byacika se n'ibyagumaho, ubwo hari itegeko umuntu yashingiraho cyangwa gahunda ifatika umuntu yagendera avuga ati ibi biravaho, ibi biragumaho? Aho kugira ngo dukomeze twibaze icyo kibazo cyerekeranye n'ibikoresho byagiye biranga ubukwe, mureke duhe ijambo umutumirwa Nsengiyumva Metusela, dore ko yakomeje gutegereza nyine akanya ko kugira ngo nawe agire icyo atwungura muri iki kiganiro. Nsengiyumva rero, uyu ni umwanya rwose kugira ngo utubwire kuri ibyo byerekeranye n'ibikoresho. Urakoze. urakoze Kanyamihanda kumpa ijambo kugira ngo ngire icyo mvuga ku bikoresho. Ngarutse rero ku cyo birekeraho Damasi yavuze avuga ibyiciro, nibyo koko nyine hari ibyiciro bitandukanye, no muri ibyo byiciro kandi ugasanga ibikoresho bikoreshwa nabwo bitandukana. Nashyirambere Anastase nawe yatubwiye ukuntu umuco ugenda ukura ugahinduka, bimwe bikavaho bikagenda. Ni ukuvuga ko nyine n'ibikoresho byakoreshwaga kera, ibyinshi ubu ngubu ushobora gusanga bitakiriho, birumvikana, ndetse n'ibikiriho ukibaza ukavuga uti ese ibi ngibi bizahamaho koko? Birumvikana ko ibyakoreshwaga nyine byaterwaga n'icyo bagiye gukora. Niba tuvuga ubukwe, byari ngombwa ko abantu bagira icyo kunywa, bagira ibintu by'amapfukire, bagira amaturo batanga. Ibyo rero byagiraga ibikoresho nyine bikoreshwa. Birumvikana ko ubukwe bwinshi nako akenshi habaga hari ibinyobwa. Ibinyobwa rero bisaba ko haba hari ikibindi, hakaba umunoga, ndetse rimwe na rimwe ugasanga ahubwo baranakoresha ibivure bashyiramo amarwa, ugasanga ibicuma bari gushyiramo imitobe, inzagwa, umutsama, bakaba bafite imiheha yo gukoresha kugira ngo nyine babashe kunywa. Mu gihe cya kera habaga hari ikintu bita nyine inkongoro, hakaba ibisabo, kuko amata ni ikintu cyabaga gifite agaciro gakomeye cyane. N'ubu ngubu mu Kinyarwanda baravuga ati urakagira amata ntukabura amata, amata ni umugisha. Mu bukwe rero nabwo nyine kugira ngo bifurize abagiye gushyingirwa, abagiye kubana ibyiza byinshi, ntabwo amata yashoboraga kuhabura. Ibisabo bashyiragamo amata kugira ngo bayacunde, hakabamo nyine no kubonamo amavuta. Inkongoro birumvikana yuko babaga bakamiyemo batezemo amata kugira ngo nyine wumva nabyo ni ibijyanye n'amata. Hakaza rero n'ibiseke nanone ku ruhande rw'ibintu by'ibiribwa. Navuze nyine ibinyobwa, harimo ibibindi, harimo ibisaba, amata, habaga nyine hari n'ibiseke, ndetse hakaba n'inkangara. Ibyo ni ibintu twatwaragamo ibintu nakwita ibiribwa. Ibyo rero byari ngombwa ko nabyo bikoreshwa. Hanyuma rero ubu ngubu mbere urako kera habaga nyine kugira ngo batware umugeni habaga hari ingobyi. Damasi yavuze ibyo gukwa avuga ati isuka. Iyo suka ntiyashoboraga kuhabura nyine, kuko gukwa ugomba kuba ufite isuka, gukwa ukaba ufite inka yo gukwa. Ibyo byari ibintu bya ngombwa. Mu bukwe ntihashoboraga kubura none itabi ryo gutanga, itabi ryo gusezerera abantu, abashyitsi baje, itabi ntiryashoboraga kuhabura. Ubu rero birebye kuvuga ngo abageni, umugeni bamutwaraga mu ngobyi bakamuheka mu ngobyi. Ubu ngubu ndakeka ko mu Rwanda nta hantu bagitwara umugeni mu ngobyi. Ingobyi ubu ngubu aho amajyambere menshi ataragera, isigaye ihekwamo umurwayi, abantu bane bakaba bari bamutwaramo bagenda bamwakurana. Ariko ntitukibona umugeni utwarwa mu ngobyi. Ndetse aho amajyambere yakataje cyane, ubu bafite amamodoka, n'utayifite arayitira agakodesha. Ibyo rero ni ikintu mbona kirimo kugenda kibura.
kizimira kigenda kivaho. Naho ubundi ku byerekeranye n'ibi bindi twakoreshaga, urabona ubu ngubu ubukwe bw'uyu munsi abantu barazana amacupa ya mitsingi, bakazana amakaziye, bakazana amafanta, yego aho ngaho ari mu mujyi mu giturage biracyahari ibindi, ariko iyo uvuze ubukwe mu mujyi ukavuga ikibindi umuntu arakureba akavuga ati ese icyo kibindi ni bwoko ki? Kubera ko ubu ngubu hari amacupa ya za wisike, hari za byeru, hari za fanta, sinakubwira. Ibyo rero ni ibyerekana nyine ko hari ibintu bigenda bihinduka. Ikindi kandi nanone mbona njye nanasaba ko kivaho. Yego itabi ryari rifite icyo rivuga, ariko mu by'ukuri bigenda bigaragara ko itabi ryica ku buzima bw'umuntu. Ubu ngubu ngiye mbona rwose itabi mu muco bishobotse byagombye kuvaho, nubwo barikoresha mu bukwe, ariko mbona nta bitagifite agaciro kanini, kuko abaganga muri leta bati yawe itabi ririca murihagarike. Kuki iryo tabi ryakomeza koko? Ngo nuko ari umuco. Njye mbona iryo tabi ryavaho. Ubundi rero nk'abantu batwumva hirya no hino, iradiyo muragiye mumva na benshi, hari abari mu giturage, hari abari mu mujyi, hari abari mu bihugu by'amahanga, kuvuga inkwano inka, abandi bazi ko utwara akabahasha karimo akanote, aravuga ati no ibyo ngibyo, iyo mpano inka nta naho nayiragira, ishobora kuvaho. Ikibindi ntaho nagitereka, nta naho nagishyira, nzakoresha amakaziye, nzakoresha amacupa, nzakoresha ibirahuri. Itabi ntabwo narinyuza mu bantu, ndetse babaye n'abakirisitu. Ubu ngubu amadini yaraje, hari aho usanga nyine itabi rwose utarihageza. Ngibyo rero nashaka kubagezaho ko hari ibikoresho byakoreshwaga kera, ubu ngubu bigenda bivaho, bigenda biducika, ariko bimwe na rimwe umuntu akaba atanababara. Ngewe navuga nti awa nibishaka bigende, kuko ubona mu by'ukuri bitakijyanye n'igihe tugezemo. Metusera, turagushimiye kuba udusobanuriye ibyo byerekeranye n'ibikoresho by'ubukwe. Atabaviye turabazi murabadanje, twe twari agati gito muri igemu, tukiva ku maciki dukora ku bukaro, tugira swaga dupofo ku mwana, none udukujeho ngo tujye mu kavumo n'izanduru. Turaraburije shumi zanjye muze dutigite, maniga yanjye muze turyerege. Mwana wa mama abaraho bose ubwo twarumiwe, twifata ku mutwarumiweyo, twifata ku mutwarumiweyo, twifata ku munwa nawe ati bintu ni danje. Turaraburije mwana wa mama, bintu ni danje. Turaraburije mwana wa mama, ni danje, ni danje. Mwana wa mama abaraho bose ubwo twarumiwe, twifata ku mutwarumiweyo, twifata ku mutwarumiweyo, twifata ku munwa nawe ati bintu ni danje. Turaraburije mwana wa mama, bintu ni danje. Turaraburije mwana wa mama, ni danje. Mwana wa mama twarumiweyo, twarumiweyo. Danieli wakomeje nawe gukurikira ibitekerezo bya bagenzi be, nawe turagira ngo agire icyo atubwira, cyane cyane yuko iyo umuntu avuze ubukwe, cyane cyane hari abahita bumva ibirori bakumva imyidagaduro, duritse ahubwo yuko rimwe na rimwe binagoye gutandukanya ayo magambo, ubukwe, ibirori n'imyidagaduro. Daniel rero wakomerezaho utubwira cyangwa se utwibutsa ibyo birori, iyo myidagaduro iranga ubukwe bwa Kinyarwanda, cyane cyane kuri n'umuhanzi, ukanatubwira nyine uruhare rw'abahanzi muri ubwo bukwe bwa Kinyarwanda. Kanyamihanda, urakoze kuba umpaye ijambo, iragira ngo ngire icyo mbivugaho. Mu by'ukuri ubukwe, cyane cyane ubukwe bwa Kinyarwanda, burangwa n'ibirori cyane, ku buryo ahari usanga binaruhije kugira ngo utandukanye imihango y'ubukwe n'ibirori. Ubona rwose ubukwe n'ibirori birasigiye, ndetse kugira ngo
nerekane akamaro n'agaciro ibirori bigira mu bukwe byo kwidagadura, natangirira ku kintu gisa n'agakuru cyangwa se igipara, kubera ko nk'uko bivuze ndi mu itorero ryitwa Umutsama, ribyina kandi rivuza ingoma, dukunze kwizihiza amakwe. Noneho hari umukobwa wagombaga gushyingirwa, noneho akaba yarifuzaga ko itorero ryacu rijya kwizihiza ubukwe bwe. Noneho uwo munsi yari ari kutubaza niba itorero ryacu rihari. Noneho aravuga ati mbere yuko mumubwira niba muhari cyangwa mudahari, ati ndabamenyesha ko niba mudahari ubukwe nzabwigizayo itariki nkayisibye, ati kuko ntabwo numva mu mutwe wanjye nshobora gushyingirwa itorero ryanyu ridahari ngo rize kwizihiza ibirori byanjye. Ubwo ako kari ako kuvuga ko mu by'ukuri na n'ubu kuri uyu munsi wa none ibirori byo kwidagadura, imbyino bifite uruhare runini cyane mu bukwe. Muri ibyo birori rero byo kwidagadura usanga habamo imbyino, hakabamo indirimbo zijyana n'izo mbyino, hakabamo umurishyo w'ingoma, hakabamo ibyivugo, amahamba n'amazina y'inka, ndetse n'imisango rimwe na rimwe uburyo bayivuga hari ababiryoshya ku buryo ubona ari nk'umukino, nabyo ku buryo umuntu yabishyira mu rwego rwo kwizihiza abantu. None umuntu yavuga ati ese izo mbyino, izo ndirimbo, ese zivuze iki? Ese hari ikindi kintu uretse kwizihiza abantu, hari ikindi kintu zaba zihatse inyuma yazo? Ubwo nibyo ngira ngo tuganireho gatoya, ariko ntabwo turabibonera umwanya uhagije, enda tuzashaka kandi kanya, ariko twabicamo muri make. Mu by'ukuri habaho imihango itandukanye y'ubukwe nk'uko mugenzi wanjye Damas yigeze kubivuga, uko igenda ikurikirana. Habaho ibyo kurambagiza, haba ibyo kuganira hagati y'imiryango yombi, haba ibyo gufata irembo, haba ibyo gusaba no gukwa, gusezerana mu buyobozi muri iki gihe, haba ibyo gushyingirwa imbere y'Imana. Mbese mu by'ukuri mu mbyino n'indirimbo ziririmbwa ntabwo mu by'ukuri ari ukwizihiza abantu gusa no kubashyushya gusa, ahubwo haba harimo ubutumwa. Nk'umukobwa ugiye gushyingirwa, mbere y'uko ashyingirwa nka nimugoroba bagenzi be bakunda kwihererana nawe bagira ngo bamusezereho mu mutero. Noneho ugasanga baramuririmbira, baramubyinira. Muri izo ndirimbo rero bamubyinira usanga hari igihe bamuha ubutumwa, rimwe na rimwe ugasanga basa naho bamutera ubwoba, bamubwira bati uragiye ariko aho ugiye ni iw'abandi. Umugabo ugiye gusanga n'umwana wundi, bati urashiriza ugakubitwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Aho ngaho twazibaza yenda mu gihe kiri imbere impamvu ibyo baba babikora. Noneho iyo umugeni wabaga bamuhetse rero habaga n'imbyino zo kumuherekeza. Imbyino zindi bavuga, hari igihe bavuga nk'ubwiza bw'umukobwa. Birumvikana umugeni aba agomba kuririmbwa, akavugwa ubwiza bwe, bwaba ubwiza bwo ku mutima, bwaba ubwiza bwo mu gihagararo. Hakaba nanone muri izo mbyino hari izo bageraho bakavuga nk'amateka y'urukundo rw'abashakanye. Ati umusore nyanaka yariherereye, afata amazi arakaraba, afata isuma arihanagura, ati nshaka kuzaruhukira kwa kanaka. Noneho akaba ari n'imbyino yo kwakira umugeni, bati icara uruhuke warutashye. Mu by'ukuri twakwibuka ko mu bukwe haba hari impande ebyiri. Haba hari abasangwa, hakaba hari n'abashyitsi. Noneho ku buryo imbyino ni iz'abaherekeje umugeni wabo, cyangwa se iz'abasangwa baba bakiriye abashyitsi babagendereye. Ku buryo rero muri ubwo buryo bwombi usanga buri ruhande ruba rufite imbyino
zabigenewe, kabone n'ubwo muri iki gihe usanga hari itorero rimwe ryaba ribyina, ariko itorero burya riba rifite icyo naryo rivuga muri iyo mihango, riba rifite aho ribogamiye. Ntatinze muri byinshi cyane byo kuvuga ko imbyino zakira abantu, zibasusurutsa, zibasuhuza. Nakwibutsa gusa ko hari n'ibindi bintu bituma ubukwe buryoha, nko mu bintu by'amahamba, amazina y'inka. Akenshi usanga kubera ko inkwano ari ikintu gifite akamaro cyane mu bukwe bwo mu muco w'u Rwanda, inka izamo niyo nkwano. Noneho iyo nka rero bakwa, umushumba wayiragiye aza ayivuga ibigwi, ayivuga ubwiza, noneho nabyo bikaba mu bintu byizihiza ubwo bukwe. Noneho ikindi umuntu navuga muri aka kanya nuko muri ubwo bwoko bw'imbyino n'ubwoko bw'indirimbo bugenda butandukana. None nubwo hari ibihura, ariko hari n'igihe bigenda bitandukana bikurikije uturere. Hari uturere usanga bakunze gushyiramo imidiho irimo imbaraga, iyo bita ibinimba, ugasanga hari aho hari umudiho usanzwe, ahandi ugasanga bashyiramo imishayayo. Noneho bikagenda bitandukana, ari nabyo byuzuzanya, ari nabyo byerekana ubukungu bw'umuco w'u Rwanda. Mu murishyo w'ingoma nawo ukunze kuzamo, ahanini usanga ari umurishyo uza wunganira ababyinnyi, ubaha injyana bagenderaho. Ariko nanone tukibuka ko mu muco w'u Rwanda ingoma irimo icyubahiro, uko ingoma akenshi kera zavugirizwaga umwami. Niba rero ingoma zishobora kuvugirizwa abageni, ni ukwerekana ukuntu abanyarwanda bubaha uyu muhango w'ubukwe. Urakoze cyane Daniel Tuyizere, muri icyo gice cyane cyane utubwiyemo ibyo byerekeranye n'imyidagaduro, ibyo byerekeranye n'uruhare abahanzi bagira mu kuryoshya ubukwe no mu kubwunganira. Kandi nk'uko bigaragaye, icyo gice, ayo magambo abagize ibyo birori, ayo magambo abagize iyo myidagaduro, mu mbyino, mu byivugo, mu mahamba y'inka, mu mazina y'inka no mu yandi magambo abigaragaza, abiherekeza, nuko bigaragara yuko biba bisa n'ibigaruka cyangwa se ahubwo bivuga mu ncamake bimwe mu byo bagenzi bacu bagiye batubwira, bikongera bikagaruka kuri rwa ruhare n'akamaro k'ubukwe mu mihango ya Kinyarwanda, nk'uko Noheli yabitubwiye nyine akatubwira umwanya n'akamaro k'ubukwe, nk'uko nanone Anastasi nawe yatubwiye ibyagiye bihinduka agereranyije n'iby'ubu, agereranyije ibya kera n'iby'ubu, ndetse na Damasi akatubwira ibice. Bikagaragara yuko ibyo birori, izo ndirimbo, izo mbyino zo kwizihiza ubukwe nazo ubwazo iba ari nk'incamake ya bya bice, ya bya bikoresho ndetse na Metusera yagiye atubwira. Muze
mwakurikiraga radiyo umurage mwese turabashimiye cyane kuba mwakurikiye iki kiganiro cyacu, ikiganiro cyerekeranye n'ubukwe bwa kinyarwanda n'imihango n'imisango bijyanye nabwo. Murakoze rero, kandi tubararikiye ikindi gice kizakurikira ikiganiro cy'uyu munsi. Ntabwo tuyishoje ahubwo turagisubitse. Ubwo rero mu cyumweru gitaha muzitabire kumva ibizakurikiraho, aho tuzaba turi kumwe nanone n'abatumirwa Noheli Twagiramungu, Anastase Shirambere, Damas Birakiraho, Metusera Nsengiyumva, Daniel Tuyizere, nanjye Francisco Saveri Kanyamihanda. Murakoze rero, naho mu cyumweru gitaha. radiyo umurage. Radiyo umurage igamije guteza imbere ikinyarwanda, umuco nyarwanda n'indi mico n'izindi ndimi zifitanye isano n'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo. Radiyo umurage yumvikana ku rubuga rwa murandasi www.umurage-wacu.com.